Muraho neza ndabasuhuje. Baca umugani mu kinyarwanda ngo abeza bapfa ubusa, abandi bati uririra byinshi ukabura na duke wari ufite. Iyo migani yose bayiciraga Vestine Nyagasani. Dore ibintu bikomeye biri kuba kuri Vestine nyuma yo gusezerana n'umugabo we Idirisa Ibogari yo muri Burkina Faso ifite amafaranga menshi cyane. Gusa uyu Vestine ntabwo biri kumuhira, ari mu bibazo bikomeye cyane, ari habi, ubuzima bwe buri mu kaga. Dore ko uyu mugabo basezeranye yari afite imyaka isaga 42. Abantu benshi bakomeje kubidisikatingaho cyane, comment zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga bati ntabwo byashoboka, uyu mugabo ashobora kuba afite undi mugore. Ntabwo umuntu w'umukire nk'uyu nguyu yagira imyaka 42 nta mugore afite. Dore ko amakuru yaje gutahurwa bivuga ko uyu mugabo afite umugore n'abana bagera kuri 3 babanaga muri Burkina Faso. Uyu mugore mukuru akimara kumva umugabo we yaraje mu Rwanda agasezerana n'uyu nguyu Vestine, byamubabaje cyane. Yavuze ko uyu Vestine yamwibiye umugabo ngo ariko kugira ngo bazabane bizagorana cyane, bidashoboka no gukunda n'iri na rimwe. Hayo ni amagambo uwo mugore mukuru yitangarije, avuga ko bitakunda ko amutwarira umugabo burundu. Ese ko uyu mukobwa yaba agiye guhura n'akaga gakomeye kandi yari yimereye neza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Gusa bivuga ko uyu nguyu Idirisa baje guhura bagakundanaho bikarangira Idirisa amuteye inda, akaba ariyo mpamvu yatumye babikora huti ngo amujyane. Vestine ati mbabarira sinabyarira iwacu, ntaba nanditse izina ribi, ahubwo ihangane dusezerane unjyane aho kugira ngo mbyarire iwacu. Yanze guseba cyangwa se yanze guseba muri sosiyete nyarwanda, by'umwihariko nk'umuhanzi uririmba gospel. Cyaba ari igisebo gikomeye cyane. Ubu ngubu tubazaniye dosiye yose uko iteye kuri Vestine n'uyu mugabo we, n'ahantu ibintu bigeze birakomeye cyane. Muhaye ikaze. Nk'uko ibona muri iyi taburo urabonamo Vestine ikintu kimeze nk'ikiyoka kimukikije cyane, cyane nko kumudoma ku gahanga. Hirya ku ruhande ukabonamo umugabo we afite umwana nk'uw'imyaka 3 amuteruye, ndetse n'umugore we mukuru arimo guseka cyane bishimye. Uyu mugore mukuru akimara kumva ko uruhinja rumutwariye umugabo byaramurakaje cyane. Ati nta kuntu nasangira uruhinja n'umugabo, ati ibyo bintu nta nubwo bibaho. Ati ariko gusa nubwo amujyanye kugira ngo bazabane, sinzi bazabana ntakiriho. Uyu mugore yahise atangira gutereza Vestine ibintu by'ibiyoka bikomeye cyane biri kumubuza amahwemo aho ari hose, biri kumutegeka kwanga umugabo we Idirisa. Mwabantu mwe, ntabwo ibintu byoroshye cyane. Gusa aya makuru Irene Murinda haba akimara kuyumva byamurenze, byamutunguye. Nawe ntabwo yari azi ko uyu mugabo Idirisa afite undi mugore. Ariko ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'abantu bakuru b'inararibonye bazi kwitegereza bavuga ko uyu mugabo n'amafaranga afite menshi cyane,
ku myaka 42 hatakabaye ari kubura umugore, afite abana bagera kuri 3. Ese ubu Vestine yabyifatamo ute aramutse atandukanye n'uyu mugabo? Dore ko Vestine afite n'inda y'amezi 3 uyu mugabo yari yaramuteye. Kaba ari agahinda gakomeye kuri uyu mukobwa, dore ko yari afite umusore wamwihebeye wari warakoze tatuwaje ku gahanga yandikaho Vestine. Uwo nguwo yaje kumutera k'inyuma ajya kwishakira abafite agafaranga. Inyamaze uyu mukobwa birashoboka ko yaba yarakurikiye agafaranga, hakaba nta rukundo rwari rurimo, hakaba ari agafaranga yari yarakurikiye, umutima w'urukundo atawufite. Gusa nubwo yabikoze gutya sinzi niba biraza kumuhira. Ibintu birakomeye cyane, ni aha Nyagasani. Abasenga ni mu musengere kuko arugarijwe cyane, ari mu bibazo bitoroshe na gato. Gusa amakuru ari kugenda atangazwa aravuga ko Vestine ari kujyanwa mu bitaro mu ibanga ngo barebe ko bamuvura ibi bintu bikamuvaho, ariko byananiranye. Abandi bati uyu muvuzi cyangwa se uyu Vestine yari kuvugwa na Sarongo, nuko Sarongo ari muri gereza. Ibi byose bari kugenda babikora mu ibanga, nk'uko ubukwe bwabaye mu ibanga rikomeye cyane. Andi makuru akavuga ko iwabo kwa Vestine baba barimo kwitegura kuza gusaba ndetse no gusezana imbere y'Imana, none ibintu bikaba byamenetsemo ishishiri. Bumiwe cyane, ni agahinda gakomeye cyane. Ese ibi bintu nk'uko byaramwe byafatwa hehe? Ko umukobwa mwiza nka Vestine waririmbaga neza ibintu bikomeje kugorana. Ni aha Nyagasani. Ariko abandi bati ibi bintu ntabwo byari kuzamuhira kubera ko yasanze umusore ukuze cyane umukubye imyaka. Abandi bati imyaka ni imibare ntacyo byari bitwaye. Gusa batarabyishimiye bo bari kubyinira ku rukoma, bavuga bati wari wiyishe, wari wiyangije umwana muto nkawe, ntabwo wakakwiye gushaka umugabo w'imyaka 42. Ese koko Vestine biramutse bimwangiye kubana n'uyu mugabo, ibyo byaherera hehe? Byaba bimukomeranye cyane. Ese ubu yazagaruka kuririmba, akaririmba bisanzwe agasubira mu itsinda rye? Ese yazasubira kwa Irene? Ibyo ni ibintu benshi barimo kwibaza. Gusa reka dutegereze, wenda araza gukira, aze kumererwa neza, akora ubukwe birangire. Ndagushimira twabanye muri iki kiganiro. Njye mwari kumwe na Pacifique. Kandi kuri subscribe niba utarayikora, ukore like, share ndetse na comment kugira ngo breaking news uzajye uzibona mu bambere. Ndabashime, mugire ibihe byiza.